impamvu ubona ugeragezwa no kubitsa ubutunzi. Uri imari ihenze cyane, uri umusitari urazwi cyane, imbuto zawe zirahishije zitera amabengeza uzibonye wese, zivugisha benshi cyane buri wese akavuga ibye, wowe batavuga ntugaseke uwo bavuga cyane, iyo batakuvugaho nuko ntacyo uba wifitiye. Igiti kirimo imbuto nicyo giterwa amabuye, impamvu ubona ugeragezwa no kubitsa ubutunzi. Erega nta yindi mpamvu. Igiti kirimo imbuto nicyo giterwa amabuye, impamvu ubona ugeragezwa no kubitsa ubutunzi. Urugero rwiza n'umugabo Yosefu wavukaga mu bana 12, yarabitse ubutunzi bw'ibyahanuwe yuko azaba umuntu ukomeye mu bihe biri imbere. Ibyo byamuterereje kwangwa nabo bavukana, baramurwanya banapanga kumwica, ariko birangira abaye umuntu ukomeye, yageze n'ahatura ibwami umuntu ugishwa inama. Igiti kirimo imbuto nicyo giterwa amabuye, impamvu ubona ugeragezwa no kubitsa ubutunzi. Ihangane komera ushikame cyane, igiti kirimo imbuto nicyo giterwa amabuye, imbuto zikwiriye impamvu ubona ugeragezwa no kubitsa ubutunzi. Imbuto zihishije zitera benshi amatsiko, buri wese azimanuza ikimworoheye. Hari abazimanuza amabuye, hari n'abamanuza urugesho, hari abatera imijugujugu, abandi bakurira, abandi bakanyeganyeza. Ibyo biguhuriraho n'ahandi wabihungira, reka bagukeneyeho imbuto babanze bazibone, zizafasha benshi mu rugendo rwabo, kandi nyir'igiti naza afite uko azabigenza. Igiti ndirimba ni wowe nshuti yanjye, uri igiti Imana yitereye, ikeneye ko wera imbuto nyinshi cyane, akazisoroma afite uko azabigeza. Nyir'igiti naza. Nshuti zanjye umunsi ndimo ndababwira igiti mvuga ni wowe, wowe bahora bavuga wabaye urw'amenyo, wabaye iciro ry'imigani, ibi byose niwe babihurizaho, nawe ukajya ukiheba ukiganyira, ukagira ngo ibyawe bikurangiriyeho, ariko hari impamvu ari wowe bavuga, hari impamvu batavuga bariya cyangwa babandi, nuko ufite ubutunzi butuma bakuvuganye, kandi uko bimeze kose ubafitiye umumaro benshi, kuko iyo bakubonyeho imbuto zikwiriye abihanye, ndabizi zihindura benshi, kandi nyir'igiti nawe akanezerwa akavuga ati yo igiti cyanjye cyagize umumaro, cyeza imbuto zigiriye abantu banjye umumaro, kuko bose ni ab'Imana yewe. Ariko nyuma nawe hari ibyo yaguteguriye, hari ibyo yateguriye igiti, hari ibyo yateguriye igiti. Humura komera, imbuto ntabwo zizashiraho, ahubwo komeza were imbuto nyinshi zikwiriye abihanye. Imana iguha umugisha kubwo kwihangana. Haleluya, amen. Igiti kirimo imbuto